Yesu ashimwe, waramutse neza. Uyu n'umunsi wanjye, uyu n'umunsi wawe, ukubera umunsi mwiza. Urakoze gukomeza kugirira Imana yawe umwanya. Reka dufatanye kuba mu ijambo ry'Imana. Turi mu buhanuzi bwa Yesaya ku gice cyaho cya 33. Uhereye ku murongo wa mbere, uzabona ishyano weho unyaga kandi utanyazwe, uriganya kandi utariganijwe. Numara kunyaga uzahera ko unyagwe, kandi numara kuriganya bazahera ko bakunyage. Uyu murongo urababaje tuzanye mu buzima bwacu bw'uyu munsi. Ibintu tubiba turabisarura. Hatangiye havuga ngo uzabona ishyano wowe unyaga kandi utanyazwe, ariko none numara kunyaga nawe uzahera ko unyagwe. Imana iduhe gukora ibyiza mu gihe cyacu, tutitaye ngo abantu baratureba cyangwa ntibatubonye. Hari amaso ahora tureba kandi amenya imigambi yo mu mitima yacu, amenye n'ibyo dukorera abantu, yewe nabo turusha imbaraga. Biba ari akaga kuba umwana w'Imana yabwira undi muntu ngo se nguzandega hehe, uzabivuga hehe, ninde waturebaga tubikora? Biragatsindwa no Uwiteka. Ukureba arahari, yitwa Uwiteka Nyiringabo. Niba uri muri Kristo Yesu neza, reka tubemo nk'ababana nawe iteka. Abantu bazi ko babana na Kristo hari ibintu bitarangwa mu buzima bwabo, kuko bazi ko bafite Imana imbere yabo, hamwe nabo, ndetse no muri bo imbere. Dukomeje ku murongo wa kabiri, ngo Uwiteka utubabarire, ni wowe twategereje. Ujye utubera amaboko uko bukeye, kandi utubera agakiza mu bihe tubenderamo amakuba. Amoko yirukanywe n'induru z'imidugararo, kandi urahagurutse amahanga aratatana. Bazateranya iminyago mwanyaze nk'uko za kagungu zangiza, kandi bazayirohamo bameze nk'inzige ziteye. Uwiteka arogezwa kuko atura hejuru, yujuje Isiyoni guca imanza zitabera no gukiranuka. Iminyago bari bayinyaze ariko izapfa ubusa. Ngo bazateranya iminyago mwanyaze nk'uko za kagungu zangiza, kandi bazayirohamo bameze nk'inzige ziteye. Uzi kunyaga kandi warangiza nawe ugahita unyagwa. Wari uzi ko wiboneye ibintu ariko wajya kubishaka ukabibura. Imana itugirire ubuntu. Ngo mu bihe byawe hazabaho gukomera n'agakiza gasaze n'ubwenge no kujijuka. Kuba Uwiteka niko butunzi bwe. Iyo hagarutsemo ibingibi nanone twumvamo Mesiya, twumvamo ubutabazi bwa Kristo. Ngo mu bihe byawe hazabaho gukomera n'agakiza gasaze, ibintu birahindutse. Ngo n'ubwenge no kujijuka. Ngo kuba Uwiteka niko butunzi bwe. Ibingibi biratwumvisha ko ari ku ngoma ya Mesiya nibwo agakiza gasaze kazameneka. Ibi byaje gusohora mu isezerano rishya. Ku murongo wa karindwi, ngo dore intwari zabo ziraborogera hanze, intumwa zo gusaba amahoro zirarira cyane. Ahangaha turabibona mu bice bikurikiraho, ni mu gihe cyo guterwa na Senakeribu. Ngo inzira nyabagendwa zirimo ubusa, nta mugenzi ukihanyura. Yishe isezerano, asuzugura imidugudu kandi ntiyita ku bantu. Igihugu kirarira kirasebereye, i Lebanoni hakozwe n'isoni hararabye, i Sharoni hameze nk'ubutayu, i Bashani n'i Karumeli hahungutse amababi. Ubuzima bwakendereye cyangwa se bwageze mu kaga. N'abagiye gusaba amahoro, intumwa zatumwe gusaba amahoro, nazo bazimye amahoro cyangwa zirimo zirarira cyane kuko bazisuzuguye. Dukomeje ku murongo wa 10, ngo Uwiteka aravuga ati ndahaguruka nonaha, ubu ngubu ndishyira hejuru, ngiye kogezwa nonaha. Muzatwara inda y'ibishushungwe, muzabyare ibikuri. Umwuka wanjye niwo muriro uzabatwika. Amahanga azatwikwa nk'uko batwika ishwagara, kandi nk'uko amahwa atemwa agatwikwa n'umuriro. Uwiteka agiye kwihagurukira, ariko ahangaha byari bikiri mu guhanwa k'ubwoko bwe. Agiye kwishirisha hejuru, ngo ubu ngubu ndishyira hejuru, ngiye kogezwa nonaha. Muzatwara inda y'ibishungwe. Ni mu yandi magambo, ibyo muzakora bizavamo ubusa. Reka dusome aya magambo y'Ikinyarwanda gikomeye muri Bibiliya, ijambo ry'Imana, kugira ngo tuwumve neza, ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 12. Ngo Uhoraho aravuze ati ngiye guhaguruka, ngiye kugaragaza ububasha bwanjye, ngiye guhabwa ikuzo. Imigambi yanyu ni imburamumaro, ibiyivamo ntacyo bimaze. Ibikorwa byanyu ni nk'umuriro ukongora. Abantu bazatwikwa nk'ishwagara mu itanura, bazakongoka nk'amahwa ashyizwe mu muriro, bazaba ubusa mu yandi magambo. Dukomeje ku murongo wa 13, ngo yemwe abari kure nimwumve ibyo nkoze, namwe abari hafi mwemere ko ndi umunyamaboko. Abanyabyaha b'i Siyoni baratinya, guhinda umushyitsi gutunguye abatubaha Imana. Muri twe ninde uzabasha guturana n'inkongi y'iteka ryose, kandi muri twe ninde uzashobora guturana no gutwika k'Uwiteka. Ugendana gukiranuka akavuga ibitunganye, akagaya indamu iva mu gahato, agashwishuriza impongano bamuha, akipfuka mu matwi ngo atumva inama yo kuvusha amaraso, agahumiriza amaso ngo atareba ibibi. Uwo ni we uzatura aharengeye, yikingire igihome cyo ku rutare. Azahabwa ibyo kurya bimutunga, n'amazi yo kunywa ntazayabura. Ninde uzaturana n'umuriro ukongora? Ninde uzabana n'Uwiteka? Mu by'ukuri Uwiteka nubwo ari data, kubera ko
twizeye Kristo, guca muri Kristo tugahinduka abana b'Imana, ariko Uwiteka ateye ubwoba. Ahangaha batubwiye ngo ninde uzashobora kubana nawe, ninde uzashobora guturana no gutwika ku Uwiteka. Ntabwo ari ibintu byoroshye kubana n'Uwiteka uyu munsi, bica muri Kristo Yesu. Nicyo kiduhesha kwemerwa. Icyo Yesu yakoze ku musaraba kiduhesha kwemerwa. Ariko nta mirimo n'imwe wabona, nta gutungana wabona kwakwekereza iyi Mana iteye ubwoba, imeze nk'umuriro ukongoka. Ariko hano hepfo bagasubiza ngo nugendana gukiranuka, akavuga ibitunganye, akagaya indamu iva mu gahato, agashwishuriza impongano bamuha, akipfuka mu matwi ngo atumva inama yo kuvusha amaraso, agahumiriza amaso ngo atareba ibibi. Mu yandi magambo ntiyivanga n'ibibi, niwe uzaturana n'Uwiteka. Ngo uwo niwe uzatura aharengeye, yikingira igihome cyo ku rutare, azahabwa ibyo kurya bimutunga, n'amazi yo kunywa ntazayabura. Kuko nta kintu twaburira mu kubaho kw'Imana. Komeje ku murongo wa 17, amaso yawe azareba umwami afite ubwiza bwe, uzayarambura mu gihugu ugeze kure. Umutima wawe uzibuka ibyateraga ubwoba, ubaza uti uwabaraga amakoro akayagera ari hehe? Kandi uwabaraga iminara ari hehe? Ntuzabona ishyanga ry'abanyamwanga, ry'imvugo inanirana utabasha kumva, n'ururimi rw'umunyamahanga utabasha kumenya. Reba i Siyoni, ururembo twakoreragamo iminsi mikuru. Amaso yawe azareba i Yerusalemu, usanga ari ubuturo bw'amahoro, n'ihema ritazabamburwa. Imambo zaryo ntabwo zizashingurwa, mu migozi yaryo ntawe uzacika. Bazaba batabawe. Mu yandi magambo, reka turebe nanone ano magambo muri Bibiliya ijambo ry'Imana, kuva ku murongo wa 17 kugeza ku murongo waho wa 20. Ngo uzibonera ubwawe ubwiza bw'umwami, uzibonera n'amaso yawe ubwisanzure bw'igihugu. Bityo uzazirikana abaguteraga ubwoba, uvuga uti mbese arihe wa mugenzuzi, arihe wa wundi wagenzuraga imisoro, arihe wa wundi wabaruraga iminara. Yabaga ari imisoro y'uburetwa, imisoro mizima nta kitwaye, ariko yabaga ari imisoro yo kumera nk'aho bakoresha uburetwa, biremereye biteye ubwoba. Ngo ntuzongera kubona abantu b'abanyagasuzuguro, abantu bavuga ururimi rutumvikana, abantu bakoresha imvugo idasobanutse. Uzibonera ubwawe i Siyoni, dukoreramo iminsi mikuru, uzibonera n'amaso yawe i Yerusalemu, umurwa w'amahoro, niyo hema ritazongera gusenywa, imambo zaryo ntizizashingurwa ukundi, imigozi yaryo ntizigera icika. Bazaba rwose batawawe. Dukomeje ku murongo wa 21, ngo ahubwo Uwiteka azabana natwe afite icyubahiro, habe aho inzuzi n'imigezi bitanyurwamo n'ubwato bugashywa, cyangwa inkuge y'icyubahiro. Kuko Uwiteka ari we mucamanza wacu, Uwiteka niwe utanga amategeko, Uwiteka niwe mwami wacu, azadukiza. Imirunga yawe iradohotse, ntikibasha gukomeza umuringoti cyangwa kurega amatanga. Nuko bahera ko bigabanya iminyago, ndetse n'abacumbagira bajyana iminyago. Abanyantege nkeya mu yandi magambo nabo batwaye iminyago. Nta muturage waho uzataka indwara, kandi abahatuye bazababarirwa gukiranirwa kwabo, kuko Uwiteka ababereye umwami. Nshuti y'Imana, hari umugisha twagize, rimwe na rimwe tuzajya tumenya agaciro kawo. Kuba Imana ari data, kuba Imana ari umwami wacu, ni umugisha ntagereranywa. Icyamukamenya agaciro kabyo, hanyuma ugaharanira kubibwira abandi. Kuvuga ni ukwacu, kwemeza imitima kugira ngo umutima uhindukire uve mu byaha, ni uko Uwiteka, ariko kuvuga ni ukwacu, bigiremo uruhare. Ufite umugisha wo kuba witwa umwana w'Imana. Uyu munsi wowe n'Imana mubanye amahoro kubw'icyo Yesu yakoze ku musaraba. Haranira kubibwira abandi. Ndahamya ko wakijijwe, hari uwakubwiye, hari uwagusengeye, hari uwagutumiye, hari uwakwereye imbuto se, nawe bigiremo uruhare. Imana iguhe umugisha ubihindura ubuzima bwawe bwa buri munsi. Urakoze kuba mu ijambo ry'Imana, ugira umunsi mwiza.